iyi filime iraza kuba ndende, ndabizi abantu mukunda filime ndende, za filime zifite inkuru zirambuye. Twagiye noneho sasa, iyi si yarahindutse, ibyo ndi kubyumvira mu mazi, nkabyumvira mu butaka cyangwa se ku isi, ndetse nkanabihumurirwa mu mwuka. Ntabwo isi kimeze nk'uko yahoze, isi yararimbutse cyangwa se yarangiritse. Ndetse uretse n'ibyo n'abantu babayeho uyu munsi ntawe ukibuka ukuntu isi yahoze. The Lord of the Ring, iyi bayise ngo iki, The Ring Fellowship, cyangwa se abagomba kugeza impeta aho igomba kugera. Vamagambo ijambo kurindi, gace gace bucece. Je banyita Gaheza, banyita Simba nimba narebye filime banakubeshya. Fata time wicare mwabantu mwe mureba filime mwese, ndabinginze muri abasirimu turaziranye. Nanzanga igireba gasobanuye wapi. Rero mufate time murebe iyi filime. Umuntu uri buyirebe azambwira ati komeza n'ibindi bice, kandi nimba ubona ubundi bijya gutangira byose byatangiye haremwa impeta zirenze izindi zikomeye. Eshatu zahawe ba elves cyangwa se abo mu bwoko bw'aba elves. Harimo impeta yo kudapfa, iy'ubwenge n'iy'ubutungane muri byose. Izindi impeta zirindwi zahawe ibikuri cyangwa se ibikuri birindwi bari abacukuzi barenze abandi bacukuraga amabuye y'agaciro, ndetse birirwaga birukanka mu ndiba z'imisozi bacukuramo amabuye y'agaciro. Hanyuma izindi impeta icyenda, impeta icyenda nk'uko nzivuze, zahawe ubwoko bw'abantu. Ariko ikirenze ibyo byose, izo mpeta zagize gute, zatangaga imbaraga, gusa haza ikindi cyari kirenze izo mpeta. Muri izi mpeta bari barahawe bose zari zifite imbaraga zo kubafasha kuyobora ubwoko babaga babamo, ariko byari bimeze nk'aho bose bari babeshywe. Nibwo haje kuremwa indi mpeta yari itandukanye n'izi zose mu butaka bwa Mordor, ndetse hari mu misozi cyangwa se mu muriro waturukaga mu musozi wa Mordor. Umutware w'umwijima bitaga Sauron nibwo yagiye arema impeta iruta izindi zose. Impeta yari kugenda ikagikoresha za zindi zose zahawe abantu. Muri iyi mpeta niho yashyize ubugome bwe n'umutima mubi, ndetse niho yashyize uburakari bwe. Ndetse akimara kurema iyo mpeta yumvishije ko agiye gukontorora ubuzima bwose hano ku isi. Yari impeta imwe igiye kuyobora za zindi zose zahawe babandi. Umwe kuri umwe rero mu bari barahawe impeta, bwa butaka bwari butuye ku isi n'abari babutuyeho baje kugerwaho n'ingaruka n'imbaraga za ya mpeta. Ariko nanone hari abandi babyanze basa nk'abigumuye. Nibwo bwa nyuma ikiremwa muntu cyakoranye na ba elves, barangije bajya kurwana n'igisirikare cya wa mugabo wari wararemye iyo mpeta y'umwijima bitaga Mordor. Barwaniye mu gahenebero cyangwa se mu manga w'umusozi bitaga Mount Doom, cyangwa se umusozi w'irimbukiro. Bagiye kurwana barwanira ukwishyira ukizana kw'isi yo hasi sisanzwe. Dore ibigabo umugabo yari yazanye do ukuntu byari bimeze, ntabwo bari abantu. Umugabo bamwitaga Sauron wari waremye impeta ngo yakoresha izindi zose. Ibi ni ibiki banyarwanda? Mureke turebe filime, mfite amasaha 4 tugiye kuyabyimba maze muzavuge ngo nkwe. Hakuno nibwo ikiremwa muntu gifatanyije na ba elves barwanye n'ingabo z'umugabo bitaga nde Sauron, wari umutware w'umwijima. Nkota zaravuze, intambara ziba intambara. Reba filime witonze, gace bucece mu gace do. Intsinzi yari imeze nk'aho iri hafi, ariko imbaraga z'iyo mpeta Sauron yari yararemye ntago zari imbaraga zisubizwa inyuma. Hakuno umugabo yarahigereye cyambaye ya mpeta, impeta y'umwijima yari iriho ibintu by'ibinyugutu. Reba filime witonze cyawe. Hakuno byaje mfite impeta ku buryo yakubitaga ingabo ye, nimba ari ubuhira agatumura abasirikare nka 500 do. Hakuno kubise hano hari uwo yakubise. Nibwo muri aka kanya rero, ubwo ibyiringiro byose byari byamaze gushira mu kiremwa muntu, nibwo haje umugabo bitaga Isildur. Nako umwe mu bana b'umwami yafashe inkota ya se, arangije agira gutya kigabo yagikase ibiganza byambaye ya mpeta. Mpeta yikubise hasi. Reba filime witonze, ni umugabo bitaga Isildur, akaba umwana w'umwami. Yafashe inkota ya se umwami ayikatisha intoki za cya kigabo cya Sauron. Impeta cyari cyambaye yagiraga imbaraga, yikubita hasi. Kigabo cyageze gute, cyarashwanyutse kiratumuka, n'abasirikare bacu bagendeyemo. Urebe tayari hagarutse element Sauron, ndetse akaba n'umwanzi w'abantu bari basanzwe ku isi. Yaratsinzwe uwo munsi yaratsinzwe. Impeta yasigaye hakuno. Ya mpeta yahise ijya mu biganza by'uwo bitaga Isildur, umwari umaze kumuca intoki. Yari afite amahirwe yo kurimbura iyo mpeta, akayirimbura by'iteka ryose. Ariko namwe imitima y'ikiremwa muntu murayizi, buri umutima w'ikiremwa muntu wandura vuba, ndetse no kwifuza ko iyo mpeta ubwako kwari gufite ibindi kwapanze. Iyo mpeta yari imeze nkaho nayo yifuza. Hakuno